neza. Ni Florier Werizagwira ya mpano wabo. Ndi hano rero kugira ngo mbasobanurire ikibazo nahuye nacyo muri ino minsi. Ni byinshi twagiye duhura nabyo ariko ni byinshi byabayeho. So njyewe rero nagize ibibazo, igitekerezo cyo gushaka umugore, tuhura n'umukobwa turaganira, mubwira yuko nifuza yuko yazambera umugore. Arambwira ati nanjye nakubera wambera umugabo. So ikintu cyabayeho ni amakosa, ariko nanone je numvaga atari amakosa kuko numvaga ni umuntu mukuru, nanjye ndi umuntu mukuru, ntabwo nazana umugore ntashoboye inshingano z'urugo, ntabwo nazana umugore nashoboye kubaka urugo. Ariko ikintu cyabayeho, umugore yaje mu buzima bwanjye, nteranya n'inshuti, nteranya n'abavandimwe mu buryo ntabasha gusobanura, mvuge ngo yarambwiye ngo nguriya, ariko yankorera gutuntu, namwe murabizi muri abantu bakuru, ku buryo ancomekanya n'abantu. Ibazeho umuntu ageraho akwangisha ababyeyi. Ibyo twarabirenze, ndavuga ati okay, niba udashaka ababyeyi mu rugo iwacu, n'ubundi ababyeyi ntabwo ari bo banyubakira, ninjya mbakumbura nzajya kubasura, si ngombwa ko baza hano. Muzi ibintu byose byabayeho, twagize gutya duhura n'ikibazo, video ijya hanze yacu cyo turi mu gikorwa cy'abantu bakuru, ariko mu by'ukuri iyo video yabaye intandaro y'ibintu byose. Umugore ntabwo yongeye kunyumva, umugore ntabwo yongeye kunyubaha, mbese video yayigize icyitwazo n'ikikango cyo kumbwira uko nitwara kose, umaze kwiyereka n'ukora ikintu icyo ari cyo cyose nzagufungisha. So nagerageje uko nshoboye, shaka inshuti. Mfite manager wanjye witwa James, aba muri Amerika, yaramaze iminsi aba mu Rwanda. Mpamagara James, mpamagara mu rugo, turaza twiga ku bibazo bya hano. Ndababwira ati reba ikintu cyiza gitera akaduruvayo mu rugo rwa hano, si uko turwana cyane, ahubwo tuba turi kuganira ku bintu runaka tutari kumvikana, umugore akavugira hejuru nk'aho ari gutabaza. Ntamubwira nti ariko kuki cyo kuvugira hejuru, wajya uvuga gake niba ushaka ko dukemura ibibazo, ukareka kuvugira hejuru. Ibyo byose twarabirenze. Noneho tuza kwiha umwanzuro wo kuvuga yuko umuntu niyongera gukora ikintu kitasobanutse icyo ari cyo cyose, buri umwe wese azavamo. Vava njyewe nagiye ku kazi, ngiye ku kazi nk'uko mubizi ko kuririmba. Ngeze ku kazi ntahurira n'ibibazo, challenge z'akazi zarizo zose, bigera mu masaa 9 naramuhamagara, ariko mu by'ukuri narundi rwango nari mufitiye, ntari nsinzi aho musize, nari ndi gukoresha buryo kibushoboka ngo nahe. So kandi urabizi ko gufunga ari mu masaa 8. So rero amasaha yadufatiyeho nkiri guperforming. Icyo gihe rero yarampamagaye, ndamwitaba, ariko ntinumva afite uburakari bwinshi. Ubwo kwita nshaka uburyo ndaza ngeze mu rugo nsanga afite uburakari bwinshi. Ndamubwira ati ariko se uba wibuka ko njyewe iyo mvuye hano nari ngiye mu kazi? Ese njyewe nari ngiye mu kabari? Ese mbese mbwira ikintu nari ndimo. Arasara, biba ngombwa bya bindi nababwiraga byo kuvugira hejuru. Ndamubwira ati ariko ukeneye mandi kujya uceceka ukavugira hasi. Ubwo nari ntangiye kujya nkeka ko ibintu nta kongera gutongana. Ubwo mwanzuro dufashe ni uko umuntu uzongera gukora ikintu cy'ubugoryi agomba guhunda umwanya undi. Ubwo nanjye ikintu nakoze, nahise mfata inzu ndayifunga, ndagenda njya ku irebero. Ngiye ku irebero, ngeze ku irebero, umuturanyi barampamagaye ati ariko se kuri kwimuka? Ati njyewe se ndi kwimuka? Turi kwimuka. Ndababwira ati njye ntabwo ndi kwimuka, urabona hano hari ibintu hano harimo imitako, ibiki, ibitanda, ibintu byose yaratwaye. Ndangije numva nimva nkamusanga ahantu, ibyo bintu yatwaye, ibyo bintu biri kuba ku kanya turaza kurwana, kandi niturwana amategeko arabizamo, sange ni njyewe uri kubiryoza. Ikintu nakoze, nahise ngendera uko, nahise ngenda. Iri joro nibwo ikintu cyangaruye, nibwo nahamagawe na Ribu, narindi
higiriya Bukavu ubwo umuyobozi kuri ribo wanyandikiye ati turi gushaka umugore wawe yarakureze ndavuga ati ariko uyu muntu aranshaka hiki ntibi bintu tubayeho hari n'ibindi ntavuga kuko sindi hano kumurega cyangwa kumushinja ariko n'umuntu wambaniye bitari byiza pe mu buryo ntabwo yambereye umugore mwiza njyewe vava kigera mu buri buzima bwanjye bwese bumera nk'akayunguruzo katobaguritse buri kintu cyanjye cyose cyahise kijya ku gasozi ubwambure bwanjye amabanga uburyo nkoramo ibintu nkagenda nkasanga inshuti zanjye zifite amakuru ntazi kumbi ariko sinicinga so icyo kintu cyo kujya kundega rero yakubise agatoki ku kandi ati uyamano ubuzima bwe ngomba kuburangiza sibyo nibyo ubu mu mwaka umwe vava mu mwaka umwe yakuyemo inda 3 mwamwe mwumva icyo kintu ibyo bintu mbirengaho ndakomeza ndamukunda nkamvuga ati uyu muntu wenda ashobora kuba ari kwanga kubyara muri zino situation z'ibi bibazo by'amavideo reka mureke simushyire kuri pressure mureke ubwo ngubwo ikintu naketse yaratwite yarafite inda iri mu mezi 5 kandi buri gihe ashaka gukuramo inda arandiranja cyane akanira stress agashaka impamvu zituma ava mu rugo akagenda akazagaruka inda yaravuyemo n'ukuri banjye bakunze b'imiziki banjye cyangwa abanyarwanda muri rusange ibi bintu ndi kubabwira ntabwo ndi kubabeshya niko kuri hari n'abantu bamuzi nk'ubu ntihabura umuntu uzivava ari kwita understanding ibintu ndi kuvuga so ikintu nababwira nimwumva ngo nafunzwe cyangwa nagize ute ntimugire ubwoba ndahari kandi ndahari niyo banjyana icyo nzi cyo nuko Uwiteka abereyeho guca imanza abana b'abantu niyo batabishobora cyangwa babera cyangwa batabera ariko Uwiteka arahari ngo aducire urubanza murakoze kandi ibihe byiza Uwiteka bahe urukumva uzabirebe uzabyitegereza uzasanga abakobwa iyi koshotera kore rero ubu turi kuvugana iyi koshotera kore iyi ngurube y'ishyamba ubu turi kuvugana ribu amakuru mfite yamukaciye kuko uyu mwana w'umukobwa akimara gutoroka urugo yahise agenda ajya gutanga ikirego amakuru ambwira ko yatanze ibimenyetso byose ufite harimo ibyaha bitatu deje imbere y'amategeko Godfa harimo icyaha cya mbere ufite ni ugushaka kwica umuntu buriya aza kuba yapfuye bari kuvuga ngo kwica umuntu wabigambiriye kuko gufata imodoka ugafonsa ku muntu deje ubwabyo ni nko kugambirira kumwica icyaha cya kabiri sequestration ngo mu kinyarwanda ni iki gufungirana umuntu atabifite udafite uburenganzira ku ngufu icya gatatu ni ukurema kashi wawe icya gatatu ni uguheza umuntu ku nkeke ni ukuvuga ngo icyo gihe cyose ugiye kuvuga ari sensitive ariko ngiye kuyavuga aya makuru ari very sensitive ariko ngiye kuyavuga muzi impamvu uyu musore yakubise uyu mwana akamuca amazuru muri kuntega amatwi amukubita yamukubise amuca amazuru hari amagambo yagerekagaho tari buvuge reka nkoresha ijambo rimwe mu magambo adakabije imbere y'abantu 1500 ashobora kuhavugira ariko reka nkoresha ijambo ryoroheje ayandi ntabwo nayavugira aha yaravuze ngo ndakwangiriza isura ku buryo nta wundi mugabo uzongera kukubona ngo agukunde barwete hari amagambo ngiye gusimbuka kuko ntagomba kuyavugira aha aramubwira ati dore ko ari cyo mwiratana turi kumwe arangije aramufata aramuruma aya n'amenyo ngo yashaka kumuruma reba dore ukuntu yagize umwana bro munyihanganire ndebera ukuntu yagize umwana sekana dore finally ndaferetse enough ndebera umwana w'umukobwa dore ndebera yewe ndebera bro
yandi meditation kabisa. reba isura uyu mwana afite inkovu reba mani dore amenyo bro mani bro Muri visage en plus kugira ngo bizavemo muri visage mon frère. no kuri kw'Imana dore umwana ndebera agahinda umwana afite mu maso Oh no. ndebera agahinda no ndebera agahinda umwana afite mu maso bro ndebera agahinda umwana afite mu maso ndebera Imana imufashe kabisa. reba yaramubaze reba dore ako wagira ni pass no kugwa kuri moto. aha wapi Kugwa kuri moto niko yavuze. hano yaramukubise ahubwo Kuri moto aragwa. ariko se ntabwo areka avuye hano kuduha ubuhamya kije no nakingiki na barashwanye mu modoka urimo kumva amusohora mu modoka umwana w'umukobwa amujugunya mu muhanda umwana ashaka moto ngo atahe akimara kurira moto urimo kunyumva ya mpana asubira inyuma aragenda aramwurira agonga moto abaca hejuru ibi ntibibasha kugaragara hariho umwana yarashwanye yaramugonze bro hari amafoto ashobora gushyira bahita bambaninga urimo kumva aramugonga ashaka kumwica n'umumotari barakomereka babyita tentative de meurtre no kugambirira kwica umuntu. ndebera uruziga dore nje nakoze nice dore urumogi dore nguru yararufashe nguru naravuze ibikimara kuba ndavuga ntinda kugenda ngo story y'urumogi igiyemo none ubu baranamupima mu maraso byo byanga bikunze tu wowe iki ya mpano nice ntangira niba dore nguru ararufite nje nguru kandi within 3 days iyo wahashize iminsi 3 runyweye ruragaragara mu maraso. dore nguru oh la la dore warubonye nguru ararufashe nguru ararufashe nguru nje video nafasha kanga gatoya ariko video yose irahari uyu muginga akanywa urumogi yarangiza dore umwana ukuntu yamugize bro regarde ici hari amafoto n'ubutinya kwerekana dore umwana yamugize inyama arangije urebe ukuntu aya mabyi amanipira arangije iyandikisha message ngo nundega ngo kugira ngo njye muri ribu dore ukuntu yanditse ngo kugira ngo njye muri ribu ngo ariyahura urumva ukuntu kimanipira dore ngiyi message rero message yasa mwandike ngo kugira ngo nitabe ribu ngo ndapfa ngo ndiyahura no kuri kw'Imana no kuri aho bakavuga ngo bigusomere bisome okay reka mbigusomere bro you go icyo nakubwira cyo ari ukugira ngo njye kwitaba ribu nakwiyahura ugasigara wishimye ni ukuri kw'Imana Diane ari ukugira ngo nzajye kwitaba ribu nakwiyahura mbigusubiriremo ni ukuri umaze kugera ahantu nakureka nkagusigana n'ibibazo byawe ku isi ukishima kandi ndarahiye uzi icyo message igaragaza Gadifa yamana we yarazi neza ko mu mutwe yamaze ndabyita byo naba kwica umuntu mu mutwe ukoresheje urukundo brainwashing. aha exactly kuko urabona ko kumureka bimukangisha nicyo kintu yashatse kugaragaza aha ngaha kumubwira ko yamureka arabimukangisha ni uko azi ko bebe amukunda. bakoze cyane so erega mfite amawudiyo so ikintu tuvuga ni kimwe rero gitsina gore muri aha ariko se abafeministe bo mu Rwanda bagiye ndebera gufata umwana nk'uyu nguyu ariko se wa mwana wabuze umugabo wabuze umuntu urukundo kuri mwiza se godi ejo bundi twaciye kuri live pasita yatumiye uno mwana pasita Kim ibi bintu byose akabimubwira pasita Kim nagende amubwira ati muri iyi minsi iri kari akantu ko izina ry'Imana yaramubwiye ngo muri iyi minsi iri imbere ngo Imana ngo ikurinze urupfu
umuntu ushaka uyu mwana kukwica barabitubwira twese yewe ko turenze urupfu kandi n'ubundi babikubwira se uriho ubundi umuntu yaza yapfuye akakubwira ngo zuka Imana umva irarukura ikintu kiriho erega uyu mwana yagonzwe tariki undi yaramubwiye ko agomba gutandukana na ya mpano yaramubwiye ati ngiye kukubwiza ukuri ntabwo ndi bukubeshye ati ugomba gutandukana na ya mpano uriya nawe ntabwo ntakajya ariko mugomba ibyo najya kubana